noneho umukobwa yakubuye noneho se ako gatima wagakuye oya vuba reka nyikuzane ntabwo umukobwa yaba yakubuye ngo akitabaza ndahira ubwo bivuze ko yuko haraho indota rero uri kuvuga ntabwo ari ibikabyo ngo mu Burusiya ngo mu Burusiya kweli se mwana kuri kwishima cyane mubona uri kuvuga mu mahanga ntabwo bicecetse ngo munsi y'iki munsi y'igiti cya geriveriya gukora abandi basohokera ku mazi bakajya kuri hoteli nzi ko afite inote nzi ko yaranjyana ku mazi none ngo munsi y'igiti kweli se munsi y'igiti biravamo yala nta kibazo ndazi sawa none se mama wagira ngo ari kumbwira ngo iki mwana we ko ndi kumva uri kuvuga indimi zo mu mahanga ngo ugiye kujya mu Burusiya ugiye kumara iki mu Burusiya ibyo ngibyo ni surprise ntabwo nabikubwira none ahangaha ndacyafite umwanya wo kuzabikubwira aho wihangana kubera iki se utabimbwira ubu ngubu umvira mama nawe ariko ntukajya ubyina mbere y'umuziki wowe ihangane wowe uzabyumva ushatse wanambwira kuko urabizi amabanga yambitse ni menshi cyangwa mpite mbibwira ko agukubite uhereye umunsi ajya kuvuga ngo iki mama ariko nawe rero jya ureka ahubwo njya kwitegura ibyo ngibyo aha muko genda nyamara akantu uzanzanira nzagafatisha amaboko abiri uruwambe sikuzi kubahiriza gahunda nk'abashinwa urumva ngo ritanguranwa kubera kugira ngo naguca amande ariko ndabyemera ko nakerewe nta kuntu naguha imbabazi kuko n'ubundi buryo uje wambaye byonyine byahise bituma nguha imbabazi utari wanazisaba aregera umuntu mwiza niyo mpamvu buriya nanjye naje nirukanye kugira ngo nakukereze nari ngiye kuvuga ko uri mwiza birenze ibindi byose nzi kuri iyi ngo ndi mwiza none se nabo babonye iyo ngiyo aho wabaga nabwo basaga nanjye se wowe uri hari wowe uri mwiza ukuntu kuko umuntu nabonye nkumva umutima wanjye uri kugenda utera mu gihe 2005 niko bitekerezeho nawe urumva ibyo bintu ukuntu uremere bifite urumva ari byiza cyane rwose nivye urumva byishimiye cyane maze ndashaka kuzajya nkureba ibihe byose ibihe byose paka turangije urugendo rwo kuri isi
ariko tuzaba turi kumwe mu Burusiya. Mu Burusiya? Mama yanjye wongeye kujya mu Burusiya. Ndumva binshimishije cyane rwose. Nzanagushingira business ujye ukoreramo wicaye hamwe, kuko umuntu nkawe ntabwo akwiriye kujya agenda ahabonye hose. Uzajya wicara wakira amadolari. Amadolari ishuri. Tumenyeye kujya dufata ibiceri by'ijana. Umwana mwiza nkawe ntabwo namutoraguza amabuye ngo ni ibiceri. Imana ishimwe. Sikintu ndumva nishimye cyane. Ajya basubiza ngo ihimbaze. Baravuga ngo ihimbaze. Ako twagumye kuvugana cyane, waretse tukicaraho gatoya tukamenaho abiri. Nta kibazo rwose twakwicara. Nawundi sheri, mu by'ukuri ntabwo ibyo nkubwira ngo ndagukunda nkubesha, ariko hari ikintu natekereje nsanga nkikugejejeho nawe utacyanga. Ni ikihe singambwira? Mu by'ukuri njye ndi umusore, ariko nkeneye kuva mu busore nkajya nanjye kwitwa umupapa. Kandi ndakeka icyo nshatse kuvuga wakimenye. Nshaka ko umbera umugore nabiciye ku ruhande. Ngo umugore? Umugore. Ndumva ari sawa cyane pe. Ni byiza. Ndabyishimiye rwose. Turi celebrate sheri, ni byiza. Ni byiza cyane. Ariko rero kumbwira ngo ndumva nyine ari byiza cyane, ariko ubwo ntabwo nakwiburenganzira kuko uzabanza kuza kubibwiraho ababyeyi. Icyo cyoroshye. Icyo cyoroshye kuba unyemereye ni byiza rukundo rwanjye. Ariko nzagukunda cyane. Nzagukunda nkwibagize ubundi busore bwose bwigeze kuba bwaguteretaho. Bana nanjye rwose pe ababyeyi nibabyemera mva nanjye nzagutetesha. Kuko byishimo. Ubu se ntabwo uri bukenera agatike kawe kuvanye iwanyu. Agatike se kaba ari mbere. Hano nasinye sheke y'ibihumbi 800. Ngo yo? Ibihumbi 800. Urandikaho inomero yawe n'amazina yawe, ubundi ujyane kuri beka baguhe inoti. Baguhe amafaranga. Aka ni agatike nguhaye sheri. Kandi urusheho kwitegura ube mwiza birenze. Binshimishije kubera amafaranga umpaye rwose abana. Mu bantu bose nakundanye nabo. Uru Rwanda rukanikurikira. Yego rwose. Ntikurikira nkaba n'uwambere. Mva ni byiza cyane rwose. Mbega umuntu uri ahangaha. Buri muntu yazamufatisha tekeri. Gusa nanjye nizeye nta kibazo cy'ubu rwose kumufatisha ndumva ari sawa. Atose nk'ubu ngubu kweri. Mbega umuhungu mwiza. Yego babare. Abantu nk'aba ngaba kuri isi koko baba. Hatwika kabisa. Gusa nk'umusore we nzamufatisha nako. Ariko bwari kuri Facebook. Ngiye kumusaba ubushuti kandi ndabizi neza ntabwo yabonye amakuru nanjye ndiyizeye. Mfite mwaka ubushuti vuba. Hera umuhungu mwiza. Nizere ko ngo ahita nsubiza rwose. Ariko bana nanjye mva ndahita mufatisha rwose. Abana sinzi ariko arakeye we. Mama siko wivugisha n'abantu yose. Kuko se nk'ubu uteturuka. N'urukaye n'urutse. Bega isi banda isi kuza. Ahubwo ahita mpereke umufuko ari muzamubonye. Akasaho kuri Facebook bose ko ari beza, ubwo wagira ngo bose abeza bose n'abawe. Ariko wajya umbabarira ubuse neza ndi mubi. Nisubundi urabona ari mwiza. Ngenda kurenze we kandi n'uyunguye. Undenze sundenze he. Ubushuti ahubwo betse nkwereke neza. Singiye message yikubise maracubije. Akose waretse. Nago sari ngiye. Sasa niba gusubije aragukunze. Reba yuko ungiye guhita musaba kanimero ka telefone kandi urabura yuko nakazi kanga kataza nakazi kawe. Gare niyo mpamvu wari uhennye munsi y'iyazira. Namasi yazira nkono ngurateye. Sasa nta ngutekera ukaza ukarya. Ntarekera. Ugomba nyira kubiteka nkarya kuko ntago zibigezweho. Acyakoza nge nago nzongera kugaburira rwose. Ngo nguki? Akoreka nkubwira nako ikinzanye. Akusaba mukobwa we kuko kuri mukuru wanjye. Ukabizi amakimbirane uruteza wakwesubira. Ngamaki? Amakimbirane? Nimba none se nimba mananyweye nkaza nariye nahaze nimba ngo kuzanye. Nese kucyuza ukarya n'ibyaha nibo wanariye. Ibijumba mwiruga mwatubyemo amazi n'amashingiye nabirya. Nariye inkoko
izo nkoko ubwo si kubona usa n'umuntu wariye inkoko ubusore ugasanga njye nsa nawe none ni njyewe ndi mwiza ahubwo mbwira nkupase umpasa njye kareke ibyo bintu ntabwo nabyemera njye nakwimye kujya uhora nkundagira buri munsi so ndagutondagira wana nkuriho njyewe iryo jambo rya nibyo nkora nanjye njye mva nanjye ibyo byawe nibyo nawe ufite urugambo urusha neza umuntu nka nk'uwisanga waretse kunsakuriza aho wabayeho kandi akenza kuba